kubona maze ndi kumara hafi imyaka 3 ndi superstar. uri superstar nabari bitaga ngo ni ba super manager bose nashyize down. bose barabigiraga ngo ni bande ngo banyogoye ngo badora imbogo bose nakubise amajido. I'm still akamwana, I'm still over. Zacu baziri mu mafamu nakuze sanga papa naragiye ubushyo ninywera amata n'yamateke nakuze ninywera niririnyotse kivuguto hafi aho inshyushyu hafi aho. Niyo mpamvu ngiye burankunda no kugira inyota cyane zanira amafaranga nangira kuba umusitari gutyo nyenda amenyekana mu nkambi. None baza kuzana ibintu by'amamikoro niki ese ninde ushobora kujya atanga amatangazo hano mu nkambi ati inkambi yose arayizi mushakiye akamuhana babankubise mikoro gutyo ukuntu umwana ashobora kuba yatakaye nk'umudamu yata umwana akavuga ati munshakire akamuhana nkahita mfata megafone yanjye umwana uyu n'uyu wo muri karitini yari yambaye agakabutura k'umweru uwamubona yamugeza kuri plan international ibana umwana mu minota ingahe nkaba ndamubona nyine akaba nkubise nk'igihumbi cyangwa 2 kavuga atanga agacupa kaba karabonetse. Urumva yuko ngewe ubusitari bwanjye bwatangiriye mu nkambi kubona mbone mabuja n'igitomati n'ikizubazuba mabuja nk'umukubita ijisho none turi mu kiganiro ariko nihagaze kubera ko urabona umuntu wamaze gufata kuri kakanyanga ari atwaga kanyaga nyinshi. Mabuja nkimubona ari babazanye inyama muri interview ngaho kurumuri mabuja mbarango yatare banzu nkubite na kabizu kwanza ariko tukibonana bwa mbere mabuja barakamayika hano kutama na amavideo arahari ni matazabaho ndi kwihara Imana nibishaka tuzongera tubonana. Nshimira n'ababyeyi ba mabuja none ari aho naje kunanirana asitara avuga ati sasa ugiye mu rugo anjyana iwabo njya kubi wabikabugi wabo mu rugo gezeho naho ndashindika naye burana naniranye kuva kera naye ntago nshobotse basi nako atangize rwose. Nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze wese wahisemo gukurikirana ibiganiro bya YTV by'umwihariko wakoze subscribe nabo utarayikora kugira ngo uyu ni umwanya kugira ngo ujye ubona natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi turi ku gicamunsi turi kumwe n'umuvandimwe hano uyu nge ni Garafrere Yakamwana. Reka tumuhe ikaze tangire twibirundi tujye twaganira tuziranye. Murakoze cyane minafurahi sana ndishimye cyane nkunda gukoresha minafurahi sana ndishimye cyane parce que je suis congolais. Tu es congolais? Je suis congolais malgré que pour le moment je suis réfugié ici au Rwanda. Na botama na Congo. Na botama penza na zone Masisi. Baoyo sikoyo bana mboga penza tozaliawa baoyo penza bazana na mboka bino nyose na pesi bino mbote. Na speri penza na speri penza ndishimye cyane. Yes, murabyumva rero ni Yakamwana umwe mu bantu ndibuze kwita karaba hitinze abantu batinze kuri hit. Jaka ibanga niriye kugira ngo utinde kuri hit. Kubona abandi baraza bakagenda ariko wowe imyaka umazeho. Ngewe rero sinzi nukubera Nyagasani kubona maze ndi kumara hafi imyaka 3 ndi superstar. Uri superstar nabari bitaga ngo ni ba super manager bose nashyize down. Bose barabigiraga ngo ni bande ngo banyogoye ngo badora imbogo bose nakubise amajido. I'm still akamwana, I'm still over. Ntabo wigeze asyaho baraza bose barazaga babwira peti muracyara abana pole mu gake cyane. Wenda ibyo turi buze kubigarukaho ndagira ngo wenda duhere ubundi tubwire Yakamwana mu buto bwawe uko wari umeze. Bono kuvuga ngiye mu buto bwanjye rero mvuka muri zone Masisi. Navutse papa ari umushumba yaragiragiye nko kurabona iwacu ntago umushumba w'iwacu bameze nko hano wo kujya kwahira izino nka bazirika mu biraro twebwe wapi twebwe ziba ziri mu mafamu inka zacu ziba ziri mu mafamu nakuze sanga papa naragiye ubushyo ninywera amata n'yamateke nakuze ninywera
n'iririnyotse kivuguto hafi aho, inshyushyu hafi aho. Niyo mpamvu ngiye burankunda no kugira inyota cyane, ko navutse iwacu hari intoki, imasisi, abahazi barahazi, urwagwa ruhari, umutobe uhari, amata hafi aho, urumva. Niyo mpamvu no kurya ngewe iyo nta kintu cyo kunywa mfite hafi aho ibiryo birananira, ntabwo biba bihura neza. byo gusomera byari bihari, ntabwo twavutse mu nzara twebwe, twaranywaga tukarya kira kitu. Urumva tugire mu buto bwawe, ariko noneho tubwire mu buto bwawe nka Yakamwana, tubone uyu nguyu grand comédien. Ni ukuvuga wabaga witwara gute mu bwana bwawe ku buryo umuntu aravuga ati, hari uwavuga ati wanyereka yakakiri umwana, uburyo yari ameze, yari fani, ubwana bwanjye njye nikubwira ko nakuze ngenda kuri papa mu nka, nakuze ndagira inka, ariko ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubana n'ababyeyi banjye. Kuko nkimara kugira imyaka igeze muri 7, 8 gutyo, ababyeyi banjye bahise bitaba Imana, kandi bagendeye mu mwaka umwe. Ko papa yamaze gupfa dusigarana na mama nawe nta mezi 2 ashize nawe baramukurikiye. Turererwa muri orphelinat, buriya nakuriye mu kigo cy'imfubyi. Nabanje mu kigo cy'imfubyi Goma, ko marume yatuvanye Masisi bita Jacques, ndanamushimira, abona ari Musanze, tuzana muri orphelinat Ndosho. N'umupapa watwakiye nawe nshimira cyane, sari nkaho ari we nita umubyeyi wanjye, bamwita Papa Oswald, atuye hano i Rubavu. Yari afite orphelinat hari i Goma, tuyikuriramo, birangiye 98 babutuzanyeho bita ku Nyundo. Kuri orphelinat bari bamaze kuyifunga n'ibintu by'intambara n'iki, 96 murabizi. Tuva muri orphelinat y'Igoma batuzana muri orphelinat yo mu Rwanda hano, orphelinat Noheli yo ku Nyundo. Nza kuva aho ngaho nsigamo, nari mfite barumuna banjye 2, mbasiga muri orphelinat aho ngaho mu 2000. Mita ninjira Ikirashi direct. Winjiye Ikirashi cyo mu Rwanda cyangwa cyo muri Kongo? Ninjiye Ikirashi cyo mu Rwanda, nkorera training ibingi hari aho bita Mudende. Mudende tugiye gupasinga pass out, badukuramo baratujonjora, baravuga ati mwebwe muracyari abana, mwe musubiye ku ishuri. Badukuramo, twari turangije training ibingi direct, mpita mfata umwanzuro nsubiye muri orphelinat, barongera baranyirukana, nza mu nkambi hano, mu nkambi y'impunzi hano Ibyumba Gicumbi. Mageze ubuzima burancanga, mpita nambuka DRC, Republic of Congo, ariko ntago muri Congo nahise nsubira n'ubundi kuragira, nigira mu nka n'ubundi. Nzi kuri afande we umusirikare ukumi, ntago wapasinze reka ntago nigeze mpasinga, twari pass out, bahita bavuga ati mwebwe muracyari abana, mwe musubiye ku ishuri. Aho tugeze rero niho nshaka none, ariko dusubira inyuma. Umuntu ukureba urabona ko uri umukomediye, uri umunyarwenya. Muri izo nzira zose wagiye uca, muragira utubwire imyitwarire waba ufite mu bandi bana, ese n'ubundi wagiraga urwenya cyangwa byaje kuza nyuma? Njye kuva kera nagiraga urwenya kandi nari sharp, ko nkimara kugira imyaka 12 nahise mba umusikuti. Nahise mba umusikuti muri Kongo, nyiri muri Kongo Igoma. Narawita nani abarufeto, abasikuti bari munsi y'imyaka nka 15 gutyo, bita abarufeto. Bafite abatoteme, abafite amatoteme. Kwa amategeko ya mbere y'abasikuti hari nayo nyibuka, baratubwira itegeko rya mbere ry'umusikuti, les scouts n'a qu'une parole, umusikuti agira ijambo rimwe gusa. Itegeko rya kabiri, les scouts est loyal et bon patriote. Irya gatatu, les scouts est l'ami de tous ses frères et tout autre scout. Niyo nibuka, yandi nagiye nyibagirwa, urabona iminsi baye myinshi. Urumva ko ntangu zamani ngiye nari super. Tubwire nk'udukoryo wagiye ukora aho ngaho, hari kuri umuntu abayibuka nk'akantu yakoze kera, avuga ati nigeze nkora kanaka ndaha ngaha, abantu barishima cyangwa se abantu baratangara. Nk'uko wibuka muri iyo myaka tumaze kuvuga. Muri iyo myaka ngiye hari agakoryo nibuka ku Nyundo, nigeze gusoma disikuru Musenyeri Ngabo avuye Igoma, yaraje hano
hano mu Rwanda aje gusura undi musenyeri wa hano ku Igisenyi ninjye wamusomeye disikuru y'igiswahili kuko bashatse mu bandi bana hari Igisenyi ku Nyundo baravuga ati Yakamwana mu bana baturutse muri Kongo Yakamwana niwe uzi igiswahili umukubite disikuru ayisomere musenyeri. Icyo gitwaga Yaka cyangwa oya icyo gihe nitwaga Gasore Pacifique urabati muzane Gasore rwose ko uriya musenyeri avuye muri Kongo muri iyo myaka turakusha Gasore Pacifique kugera noneho wafashe izina rya Yakamwana. urumva nagiriwe icyizere aho ngaho mu bana bageze hafi mu bihumbi bingahe barantoranya baravuga ati Gasore Pacifique kandi hari abandi twazanye Gasore Pacifique baravuga ati hari abandi batwarazanye ariko baravuga ati Gasore Pacifique ni uri shapu uriya musenyeri w'iwabo muri Kongo uvuye i Goma musenyeri ngabo benshi baramuzi Gasore Pacifique amukubite disikuru y'igiswahili ebana disikuru bamaye urupapuro narusubiyemo iminsi 2 disikuru nyisoma neza ndayitunganya wayitenye neza ebana musenyera nkora mu ntoki aravuga ati antuka vraiment ko nakambere none nyibara tukirara ku Nyundo nanone narongeye nkumeza kuba umusikuti ninjye wari uhagarariye abapeti twavanye i Goma haringe umusikuti nakubitaga kamucerenge rwose none tuve imbere kamera ze kumbwira mbanze nkagucangemo hano kakamucerenge kaducanze turi kuri kamera mbanze macangemo kamucerenge hano ukuntu burana manukaga ngewe nuko indirimbo zo muri Kongo nazibagiwe zamina mina zakubona zamina mina sankalewa urumva abayobozi bakavuga ati rwose uyu mwana n'ibirori byabaga byabaye ndakubwiye ngo ninjye washyushyaga abantu rwose. Aho ngaho tugeze kuri Gasore Pacifique ntabwo watubwiye wabashije kugera mu ishuri cyangwa ntabwo wayigezemo aho icyo gihe narigaga agafaransa kawe n'akongereza uhita uvuga ati nagarukiye mu wa gatandatu primaire ko naje kuva aho ngaho muri Rufena ku Nyundo kubera uburangare kwiga nabanaga n'abandi bana urumva abana hari ukuntu ugendera mu kigare nza gutangira gutsindwa bitewe n'ikigare cy'abandi bana nsinzwe ikizamini cya leta nanga gusubira muri primaire nibwo nahise mva mu direct mpitana nataha mva mu kigo. Hari abantu mwabanye muri Ruferi mu icyo gihe ubu ngubu uzi wenda bari ubona bameze neza barahari kabisa nk'ababiri tubasuhuza barahari bameze neza ndasuhuza uwo bita Nzaba by'umwihariko abana bigaga muri seminaire n'umukobwa nakundaga cyane bitaga Florence n'undi bitaga Ayishakiye n'undi bitaga Mukanoheri bo n'abakobwa rwose mu kigo twari turi muri rev imwe hafi imyaka imwe twari tumeze nk'abangana aba bakobwa uko ari 3 nibo nakundaga cyane ariko nakundaga cyane umukobwa twabanaga nakundaga cyane kabisa numva ari wundi ku mutima umukobwa bita Florence oya niwe ari Florence niwe arinde mushiki wa Gapengera abamuzi baramuzi nakundaga cyane abahe ubungubu mbavuki Butare n'umucikacumu iwabo nabo bapfuye muri genocide ariko ni umukobwa naramukundaga cyane ubungubu tuvugana ntabwo nzi icyerekezo arimo ariko iwabo ni Butare abo twabanye rero muri Ruferi na mwese ndabasuhuje ba Mugabo banzaba babikora bakiniga amazi abantu bose twabanye twari muri revime ndabasuhuje rwose abagiye aba bakobwa ntago bakubaganaga ko aba bakobwa uyu urabona muri Ruferi ntago twari tuzi ibintu byo gukubagana kuko abakobwa babaga mu gice cyabo n'abahungu tuba mu gice cyacu twahuraga rimwe na rimwe ukamureba ukumva uramushaka ariko ibintu byo gutereta ntabyo tuzi ibintu byo gutukira abana ibintu byo gukubagana wapi. Tuvuye aho ngaho muri Ruferi na n'ubuzima wagiye ucamo bugiye butandukanye usubiye muri Kongo nyuma y'uko igisirikare byanze ariko wenda tutarva ku gisirikare ukuntu byanze ngira ngo bakura shuri hehe bo iby'ikirashi byo tubishyire ku ruhande
iryo ni ibanga ry'akazi ntabwo ari ngombwa ko mbivugira hano imbere ya kamera. Naho ubundi ngewe tutagiye kure tutagiye mu kirashi, naho ubundi ngewe ndi second lieutenant muri FRDC, mfite SAI 3 33012 barge 8e région militaire Goma 5e brigade intégrée. Nongere mbasubiriremo nimero matricule cyo bita Aminamba SAI 3 33012 barge 8e région militaire Goma 5e brigade intégrée 1er bataillon training yungi ku Mushaki. Ubwo nagira ibindi mu mbazana. Uri umuntu ukaze cyane no kuba ukibyibuka byose, ngira ngo ayera amateka ngira ngo make ya mbere mu bwana bwawe ukiri Gasore Pacifique. Reka n'uru twihute kugira ngo tuze gukora ikiganiro kitari kirekire cyane, tugere aho waje kwitwa Yakamwana uva kuri Gasore Pacifique ukitwa DRC. Nagarutse mu nkambi, abo twabanye Gicumbi barabizi. None nyiva muri Congo hari ejo bundi 2014 ngarutse mu nkambi mpita mpindura izina, ubwo nahise niyita Yakamwana. None abantu bambaza ngo witwa nde, nitwa Yakamwana. Izina riragenda rirafata mu nkambi, gize n'amahirwe mpita ntangira kuba umusitari mu nkambi, mpita mba umuhituzi direct. Tubwire ku buzima bwawe kugira ngo ube umusitari muri umusitari mu nkambi. Uko byagenze kuba umusitari byatangiye biti mu nkambi, urabona nikundiraga urwagwa. None hari abapeti bari bafite akabari, bapeti bita ba Desire, kabanje kuba kumujama wanjye uri USA ari muri men Boston, aho bita mene, uwo bita Ndagije papa yitwa Sakindi, nabo ndabasuhuza cyane USA. Nukuvuga nge naramucururizaga, uvuye avuga kurangura chief gato, nabona za nzoga zo mu dushashi so bita amachifu kitoko masuzi, nge ninge wayamuzungurizaga mu nkambi, genda ntambaza abantu nkamuzanira amafaranga. Nangira kuba umusitari gutyo ngenda amenyekana mu nkambi. None baza kuzana ibintu by'amamikoro n'iki, ese ninde ushobora kujya atanga amatangazo hano mu nkambi? Ati inkambi yose arayizi, mushakiye Yakamwana. Babankubise mikoro gutyo, nahembwaga 300 ku munsi, ubwo ku kwezi ni 9,000. Hago wari ukazi urumva, kandi nagakoraga buri munsi. Ntabwo nakoraga buri munsi, byaterwaga n'akazi, ariko nagiraga n'ibiraka. Nk'ukuntu umudamu ashobora kurabona impunzi tuba twegeranye kandi turi benshi, nk'ukuntu umwana ashobora kuba yatakaye, nk'umudamu yata umwana akavuga ati munshakire Yakamwana, nkahita mfata megafone yanjye. Umwana uyu n'uyu wo muri karitini yari yambaye agakabutura k'umweru, uwamubona yamugeza kuri Plan International. Ibana umwana mu minota ingahe nkaba ndamubona, nyina akaba nkubise nk'igihumbi cyangwa 2. Kavuga agacupa kaba karabonetse. Urumva yuko ngewe ubusitari bwanjye bwatangiriye mu nkambi. Ubwo abapeti rero bari bafite akabari, kwa kundi tuba twasinze bakamfata udushoti movie kuri telefone bagapostinga. Dekate nawe akabara postinze. Mani baba mbonye gutyo, yabaga hano i Kigali nanamuzi. Ngiye kubona rimwe nibereye mu nkambi, ngiye kumva numve abapeti baraje barabamagaye ngo Yaka, ngo hari abantu bari kugushaka kuri bariyeri. Kwa mu nkambi nta muntu ugipfa kwinjiramo aturutse hanze, bamani bo baparitse kuri bariyeri. Urumva, ubwo mba ndamanutse ndasaba abantu baje kunshaka ni bande. Ngiye kubona mbone ni Manibu n'abantu undi mutipe waruvuye, undi mutipe waruvuye Qatar sinamumenya. Manibu tuba turaganiye, hari n'undi mutipe bita Kamuji Kamuzungu niwe wakoraga kuri bariyeri. Ubwo Kamuji aba yigize manager wanjye direct. Manibu baradufashe tujye kukaye kabarira, niba ari kurumuri. Manibu bankoresheje interview ya mbere. Abama ducere two kurya, urabona twebwe impunzi kugira ngo ubone ku noti ya 5 ni nko kubona miliyoni. Bana banda saze mbanywe kanyanga barasaze, Manibu baratashya bancometse asi
iminsi mike aho ngaho utarahagera ngira ngo mbere yuko tukubona ku ma YouTube channel byabanje guca ku ma Instagram The Kata posting n'abandi bagiye batandukanye urimo uravuga ati Gatsiri hari ni mwana wa mama Gatsiri wanyohereje agacupa ko nakanyuma na agacupa nkasome ngira ngo ni imwe muri terime zakunzwe cyane ziravugwa cyane nyohereza agacupa ngasome wenda tubwire gato ku mateka ya Gatsiri ubundi ku kigo kuna kuvuga Gatsiri nta bandi mwari muziranye Gatsiri impamvu nakundaga kumuvuga hari umutipe yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko twarabanaga nawe mu nkambi none ageze mu nkambi ahita anyereka amafoto ya Gatsiri ngo barabana n'iki n'iki none Gatsiri kubera ko ari umuntu twabanaga mu nkambi dusangira buri kimwe agira amahirwe kuko urabona mu nkambi ntabwo twese tugira amahirwe yo kugendera muri Amerika rimwe ubwo nibwo natangiye kujya mvuga Gatsiri gutyo Gatsiri mwana wa mama ko twaruhanye wanyohereje agacupa nkagasoma ko ese iyo bivugaga ahubwo ziko biri buze kumugeraho cyangwa wavuga ati nabivugaga biri aho ngaho gusa nivugira gusa buze kugera ariko byamugezeho yarananshimiye Gatsiri yarambwiye yageze hano ejo bundi aravuga ati shayaka warakoze kunuka wangize umusitari ubu naramenyekanye muri Amerika hose wangize icyamamare hari undi munyamerika ejo bundi wambwiye ngo nanjye wazambarira ukanuka koko ngo ariko nanjye nkamenyekana hari igihe utukumunwa wagira ngo uri kumugirira nabi akumva uri kumuzamurira izina uri kumugira super reka dusuze Gatsiri aho aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Texas tumubwira azongera nakwibuka guheza agacupa gasome niba yaramenyekanye urumva ko bizamwe uruhare nubwo utaruzi ko ariko bizagenda ariko urumva ko ari mu ruhare rwawe twari tugeze kuri Asia Manibu muze gukorana Asia raje nawe dukomereza aho ngaho no twari tugeze no kuvuga Manibu nawe abancumitse Asia mabuja baraje urumva abatsanze mu nabo baramamagaye sanga ni mabuja ngiye kubona mbone mabuja ni gitomati ni ikizubazuba mabuja nk'umukubita ijisho none turi mu kiganiro ariko nihagaze kubera ko urabona umuntu wamaze gufata kuri kakanyanga yari atwaga kanyaga nyinshi mabuja nkimubona ari babazanye inyama muri interview ngaho kurumuri mabuja mbarango yasare bazungu bitana kabizo kwanza ariko tukibonana bwa mbere mabuja barakamaye ka hano kutama na ama video arahari ni mutazaba ndi kwihara interview ya mbere nakoranye na mabuja ni nayo thumbnail iriho mabuja mari cyucya abankubise bezo ariko tukibona mubonye ari umuntu umeze gute duishusho y'umuntu nabonaga ari umuntu kabisa abantu urenze utaba turabonaga ari igitomati yari afite inzobe rwose iri kuyaga ebana nk'akazuba nk'aka kazuba ka saa 10 ibintu bihinduye isura ya kamwana baye ya kamwana none abantu batangiye kujya bangeraho gutyo mu nkambi bantunga kamera ntabwo nari nzi ko nzagera i Kigali Asia abantu myeho noneho baje hano i Kigali none dore namusanze hano hirya hano imbere niho yaratuye hano imbere gutyo niwe bamfatiye bwa mbere kuri kano kabari hepfo yaho kano kandi bari kuri Sasufi nkigera hariya baraparitse sinari nzi n'icyorekezo sinari nzi ni Kigali ngiye kubona naje muri taxi voiture tutagira bamwe mu mujyi na taxi voiture ngweke tutagira ngo naje kuri kamoto ubwo bamparitse hariya ngiye kubona mbona umukobwa bita Muhoza ni muri wa mabuja ngiye kubona mbona Muhoza yaje yambaye isengeri n'akajipo kageza maneke nziza iryoshye mbona nije kumfata sinari nzi ni Kigali nagubwiye nambutse umuhanda ndi gutitira umukobwa mfata akaboko aranyambutsa abanyejeje kwa Asia ako kanya ako kanya uwo munsi ariko nyiza twese dutangira filime Gatarina tuyitangira ndi gukaranga inyama filime ya mabuja tuyitangirana na bakanyumbya none nkaranga inyama ndi kuzirya nibuca ijambo rya mbere navuze tuyitangira filime mabuja yamfashe ndi kurya inyama arangwa na siyaka kwinyama uzimariye kuziko turaruriki ndabwira mabuja babarira nizi zisigaye nzirye nushaka kunywa amezi 3 ariko nigumire hano naho kantu navuze urumva mabuja tuba dutangiye filime Gatarina gutyo ebana mabuja aragenda aranyatsa ndakariko ariko ku ikintu cyaje kunyica
mabuja yasurwaga n'abantu benshi b'abasitari, aba ba Samusure bande ba Kanyombya nawe yaratuye hano haruguru. Noneho kubera ihamuka ry'inzoga nakundaga inzoga ndi mu nkambi, nsanga noneho kwa mabuja abasitari bahagera amakonyagi amabasoka inzoga z'ubwoko bwose ndazinywa, noneho ndasara burundu. ariko icyo gihe nari ngikunzwe, ndakubwira si icyo gihe yamfataga nk'amata y'abashyitsi. rero muragiye inkweto ya 30 n'ako kanya, ipantaro ya 10 n'ako kanya, uburyo nagiye mu nkambi bananyeye n'amafuta arahari. mabuja yanyambitse koko meze nk'ikigori. niyo mpamvu rwose nshimira Mutoni hasi hari hose kabisa mabuja kude chapeau. ntabwo nzakwibagirwa nubwo twatandukanye, Imana nibishaka tuzongera tubonane. nshimira n'ababyeyi ba mabuja. none hari aho naje kunanirana, Asitari aravuga ati sasa ugiye mu rugo, anjyana iwabo, njya kuba iwabo Kabugi iwabo mu rugo. ngezeho naho ndashindika, nawe buranananiranye kuva kera. nawe ntabwo nshobotse, Asitari ntako atangize rwose. kugeza uyu mwanya rero ndacyari superstar, ndabishimira Nyagasani nabo bose bagiye babimfashamo kude chapeau. urwo ni urugero rwari rwo guhura na Asiya, ariko mwaje gutandukana, ujya muri management zigiye zitandukanye, ukora ibintu bigiye bitandukanye byinshi. noneho hit ngira ngo iza kwiyongera. hari akantu nibuka nako kabereye kuri Yawe TV, ngira ngo wakoranye na Emi Rwanda, ubu Emi nyawe ariko yarakire Emi Rwanda muri covid, uvuye Gicumbi uje kureba Asiya, urimo urabwira ukuntu ngo wadoginze ukuntu ujye ukibuka. icyo gihe urabona niba ari hariya, urabona hari ahantu habaga polisi, hari polisi nyine, nta muntu wari wemerewe kuva mu ntara winjire mu mujyi wa Kigali, byari bibujijwe. ukuntu rero naje n'amaguru kuva i Kigali, ni ukuvuga hari red block, hari bariyeri. iriya bariyeri narayidoginze, ni ukuvuga nazanye na Daihatsu. urabona ko hari imodoka zazaga gufata ibiryo guhaha, zo zari zemewe zije gufata amakawunga zijyana mu ntara. noneho mabuja yari yanegosiye n'uwo mutipe wari uri buze guhaha, aranzana. aho tujya kugera kuri bariyeri aravuga ati wowe vamo ushake ukuntu udoginga n'amaguru, ubundi uransanga hari imbere n'aparitse duce dukomeza i Kigali. tugiye kugera kuri bariyeri neza, mvamo ndadoginga bariyeri ndayikwepa, nsanga umushoferi yaparitse imbere ya bariyeri, mpita nurira. nuko naje uburaje ni Kigali, bandaje muri covid. urabona nanjye nkaze cyane. none se yaka wenda ntabwo turi buze kujya muri byinshi cyane, ariko ujya kuva mu nani, ujya kuva kwa Asiya ukaza ukajya muri management zindi, byatewe n'iki? mbona abantu nyine bajya umuntu mu matwi. urabona icyo gihe nari nyiri inzanga, naramenya icyerekezo. none nza kuva kwa Asiya, ari umutipe nshutse bita Janvier Masisi, yari afite channel bita Intashyo. Janvier yagiye wa mugani, Janvier ntabwo nibuka Intashyo TV. ndamwibuka, ariko arambeshya abankwiye kwa Asiya. icyo gihe mabuja yaragituye Kicukiro, abankubise kwa Vidi Frank, ndagenda mbana na Vidi Frank gutyo. ariko rimwe na rimwe nkajya mva kwa Vidi ngasubira kwa Asiya, nkongera nkava kwa Asiya ngasubira kwa Vidi. naramenya ibyerekeranye na management n'iki byose, naramenya ibyo ari byo. ngewe cyanjye cyari icupa gusa. ariko bose ndabashimira abantu twabanye, yaba ari Vidi Frank, yaba ari Asiya, ariko by'umwihariko Asiya cyane. ariko Vidi Frank nawe yaramfashije. tekereza umuntu twabanye muri covid, yego nubwo yandijyaga ku biceri, ariko Vidi yaramfashije. yarambanye muri covid, bari badukubise niba ari lockdown y'igihe niba ari byumweru bingahe guma mu rugo. njye na Vidi twaryaga rimwe ku munsi. njye ntabwo nijya ibiryo byinshi, ariko amacaka byibuze nijye buri kanya. ibiryo byaba biri hafi nkabireba nkajya nkoramo buri kanya. ariko nahubiye na Vidi icyo gihe twaryaga rimwe ku munsi nimugoroba gusa. yagira ngo kiriya gihe byari ibihe bitoroshye ku bantu bose, ntabwo ari Vidi gusa, byari danje kiriya gihe cyaguma mu rugo. noneho ngewe
nagiye no gufata n'ibiryo ngiye gufata kuri biriya biryo batangaga by'imfashanyo barambwira ati wowe ntabwo wanditse rwose nabyibona cyakora ibya vide ibyo nagiye kubizana covid yarambwira ati genda hara ku isibo baguhereza ibiryo byanjye ubizana ndagenda ndabizana barambwira ati wowe ntabwo wanditse kandi ko ndi impunzi urumva ntabwo nagomba gufata ku biryo by'abanyarwanda. urumva rero ni ibintu bitandukanye wagiye ucamo ariko wenda reka tukiri aho ngaho mu gihe cyawe wari umusitari kugeza n'ubu ngubu ibihe byagushimishije uvuga ati iki gihe iki n'iki nari mu bihe byiza ni ibihe? Igihe cyanshimishije mu busitari bwanjye nkigera kwa Siya ubwo icyo gihe nari ngikunzwe nta n'umuntu wari wantunga kamera ankubita convention tugiye muri award ubwa mbere nari ngize convention mabuja arambwira ati uyu munsi wambare neza ndagukubita convention tujyayo bana kwa Siya nahagira ibihe byiza ni naho naririye ubusitari numva ni sawa kabisa. Ibindi bihe wenda bikurikira kuri byo ni ibihe? Uvuga yanjye ari hit iryoshye hariya rwose kwa Siya niho nahitingiye rwose numva nayo ndaryoshye ko yaranyambitse hano dore yanguriye inkweto hariya kuri Cafe Rwamara inkweto y'ibihumbi 30 nuko nageze mu nkambi mitanyirya banzanira n'ikoti riturutse muri Australia. Umufana wanjye uba muri Australia nyoherereza ikoti rya danje mwararibonye ryambaye ndi convention n'ishati nziza y'umweru y'white rwose ariko navuye hano nkigera mu nkambi kira ku soko direct kwa mikino ngira ngiye yakwinywera icupa. Ibyo nibe byagushimishije none ibe byakubabaje kavuga ati muri kariyeri yanjye hari ibintu byambabaje ntazibagirwa n'ibihe? Ibintu byambabaje wenda kugeza uyu mwanya icyambabaje cya mbere nubwo ntababaye cyane ariko cyane agahinda mo gake nuko natandukanye na mabuja wanjye ubu meze nk'uwabuze umubyeyi urabona hasi hari USA ubu ndiho njyenyine ndikoca ubu ku cyo kurya bura nubwo hasi yaramfatiye runini nubwo nagendaga ngasinda nkamara nk'icyumweru nibereye ahantu mu nzoga mabuja yarambuze n'igihe yatangaga n'itangazo kuri radio turi bumbonere yaka rwose amuzana meze nyene yataye ikiziriko urumva niba agatanga amatangazo ngo umwana wanjye nuba nagendaga nasinda ariko ngatahiwe naba ntashye nkongera ngakaraba imyenda yarambanye ibyondo ngakaraba nkanywa igikoma nkarya nkongera nkagarura ubuyanja ariko ibijerekani ni senkani umunyu byose ndabyimenyera urumva ubuzima bwarahindutse so mabuja yaramfitiye runini by'umwihariko icyo kintu cyakubabaje kabisa gutandukana na mabuja. Kare mu kiganiro nagize kubona uvuze ko uri mu diaspora kugeza uyu munsi ese byo ko uri mu diaspora? Impamvu mvuga ko ndi mu diaspora nuko kugeza uyu mwanya mbarwa muri Amerika kuko niyo amezi 3 ashize muri Amerika leta yanjye Kansas nibo bahamagara ku cyicaro ni Nuzamu muri Kenya cyicaro cya UM yari kuri Resettlement Support Center kugufurayinga kwerekeza USA kabura mwongere mudupimire uwo muntu murebe niba yaragabanyije inzoga mu muzana buri mezi 3 baramamagara niyo mpamvu mbabwira ko ndi mu diaspora isa muzuva ngo yakamwana yuri indege yagiye kitagabanya inzoga kugira ngo urire indege wigendera nugerayo ujye urisoma none ariko waragezeyo kugenda nzagenda ariko nanagiye ubwo niko Imana izaba yarabiteganyije ko nshobora no kugera muri Amerika wenda hari n'ikimana yabikoreye nshobora no kugera muri Amerika imodoka ikangonga hari imodoka zirabica cyane ariko ubu narasobanukiwe namutse ngeze USA mfite uburyo ngomba kwitwararika kuko accident zaho nyinshi ndazizi ushobora kuba homeless ushobora gukererwa ku kazi bakakwirukana ibyo ni ibintu bagiye badusobanurira so byanatumye njya ku murongo neza ku buryo ndamutse ngiriye mfite uburyo nshobora kwitwara. Yaka reka nibutse abakunzi ba TV ko ari TV twari turimo turakurikirana ikiganiro hamwe na Yaka kandi
mbere ko tugara ku musozo wenda ngusabe niba ari message umva bahereza abakunzi bawe abakunzi ba Yawe TV ariko abafana bawe muri rusange bageze ngo tubone kugana ku musozo. Message gusa abantu bose twabanye Gihembe camp aho muri hose muri state aho ngaho USA state zigiye zitandukanye ndabasuza cyane kandi ndabakunda cyane ndanabakumbuye cyane nubwo by'umwihariko papa Mahombi wabaye perezida w'inkambi ya Gihembe bita Sanzimfura Rwisumbura ndagukombe cyane n'umudamu wawe nubwo bamwe mwanze kunyoherereza ku madolari ngiyewe rwose nzaboherereza ku manyarwanda. Thank you very much. Urakoze cyane Yakamwana.